uhagurutse Remera mu mujyi wa Kigali werekeza iburasirazuba ukagenda ibirometero 15 uba ugeze muri centre y'ubucuruzi ya Kabuga. Utereye amaso hakurya yaho ubona urwererane rw'inzu zegeranye. Aho si Kigali ahubwo bageze mu karere ka Rwamagana. Umujyi w'aka karere washyizwe mu mijyi Uyingayinga Kigali mu cyerekezo 2050. Rwamagana umujyi waranzwe n'ibikorwa by'ubucuruzi kuva hambere, ukaba ari umujyi uri ku kilometero 60 gusa uvuye mu mujyi wa Kigali. Nubwo emeze bityo ariko hari abasanga uyu mujyi utarakuze ku muvuduko wo hejuru kimwe n'indi mijyi. Abakora ibikorwa by'ubucuruzi muri uyu mujyi kimwe n'abikorera muri rusange basanga ariko icyerekezo 2050 kizatuma ibi bihinduka. Mu cyerekezo gishasha umujyi ugomba gukura kuko burya umujyi n'abantu. Uvuye muri Kigali utereye amaso mu murenge wa Muyumbu ubona ukuntu hamaze guturwa kandi mu buryo bwiza. Ibyo rero dufatanyije n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'igihugu hari ibishushanyo mbonera byagiye bikorwa kandi bitanga icyizere ko umujyi wacu urimo kugenda ukura kandi mu buryo noneho bwiza bwateguwe. Kuba umujyi wa Rwamagana warahawe icyerekezo gishya, abahatuye n'abahakorera basanga ari amahirwe menshi bagiye kubyaza umusaruro. Twiteguye gukora cyane kugira ngo tuzagendane n'iterambere. Rero nko mu rwego rw'ubucuruzi turabona ari amahirwe akomeye ko tutazayapfusha ubusa. Iyo nkuru yaradushimishije, biri nanjye mu byatumye mfata icyemezo gikomeye cyane ko mvuka i Kigali nari naho nari ntuye. Mfata icyemezo cyo kubona ko uwo mujyi igihugu cyagiriye icyizere, mpitamo nanjye kuza kuwukoreramo. Nta mpamvu yo kugira ngo twizirike i Kigali cyane, birashoboka ko muri iyi mijyi twayituramo kandi tugatera imbere. Iyo ni inama nanjye nabaho yo kwaguka, bakareba Nyamata, bakareba Muhanga, bakareba Rwamagana, bagafata icyemezo ntibizirikire cyane i Kigali kuko bishoboka yuko bashobora no kwaguka bakajyaho hose kandi ubuzima bukaba bwiza kurushaho. Ubucuruzi cyane cyane ubw'ibiribwa ni kimwe mu byiganje mu isoko rya Rwamagana, cyakora ubona rikeneye kuvugururwa. Abikorera mu karere ka Rwamagana bavuga ko icyari kimwe mu byo bazaheraho binjira mu cyerekezo 2050. Turishyira hamwe kugira ngo tubashe gukora ibyo bikorwa binini, harimo nko kubaka isoko rya kijyambere muri uyu mujyi wacu wa Rwamagana rizasimbura iri ngiri mureba hano. Twaratangiye, hari company yitwa Rwamagana Trading Group Limited yatangiye iki gikorwa, bamaze gushyira hamwe miliyoni zirenga 200. Twizera ko mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2021-2022 iki gikorwa tuzagitangira. Icyerekezo 2050 giteganya ko Rwamagana, Muhanga na Nyamata ari imijyi izabiyingayinga Kigali n'abaturage bari hagati y'650 na miliyoni 1. Imijyi 8 yunganira Kigali izabituwe n'abari hagati y'250 n'650, mu gihe Kigali yo izaba ifite abaturage bagera kuri miliyoni 3 n'ibihumbi 800. Jean Thomas Imana ishimwe, i Rwamagana.